ageze amahoro agira umushatsi solo wawunteye akora kunsiga muri uru rugo njyenyine siko nta nimuhugira yewe ibintu byo gukomeza kuba njyenyine no kuri ntangiye kubirambirwa n'ibirungu gukumbura ibintu byose njyenyine ni ukubyibwira no kwipapa nka ni mama wanze ko tunabyara umwana ngo ntiwakemera ko mbyara udahari ubwo si ibyo ngibyo urumva bizagenda bite wowe nabyo kunsaba imbabazi ubundi nintaza kubaho ngaho ntabwo tuzigera tubana mu nzu n'umunsi wa rimwe basi mbimenye so usigaje kubaka inzu zingahe muri Kigali kugira ngo uze tubane noneho erega ayo mafaranga uba uri gushakira ngaho na hano twayashaka ibintu ushaka kubitekerezaho pe ibintu ngiye byo guhora mu nzu buri munsi maze kubirambirwa none reba iyi nzu nyirimo njyenyine numvira kandi ngo ugiye mu kazi rero reka nkubwire muvandimwe Shabani ubugabo butisubiyeho ngo bubyara ububwa ubundi barabivugaga nkumva ari nk'amateka ariko ahantu nigiye hose n'uburyo umujyi umaze kunyigisha aho kugira ngo mbimbwa nakisubira mbaza ngo gute rero ushatse gusobanura iki nakubwiye ngo mbaza ngo gute nyine gutyo rero Shabani urabizi ko hano mperuka mu kazi mperukamo ari we wanyirukanishije ariko yari imyaku iyo myaku yawe rero ntago naje Kigali kugira ngo nge nkuzire ariko kubera ko umuvandimwe gito nyine umuntu aramurera bakabana mu bibi no mu byiza rero aho kugira ngo nzongenge gushaka kaza ahandi hantu wabuza aho urara uze bwihishwa ngo ukingurire igipangu cy'abandi bibi safuriya Shabani dusubire mu cyaro inde usubira mu cyaro dusubire mu cyaro nta kintu twigeze ariko umwana iyo utekereje uratoneka subire mu cyaro ikibazo rero cy'abantu subire mu cyaro se ya moteri y'ibigori yo kwa Karoli ninde wayijyanye nibyo njya mbabwira ninsubira mu cyaro se ubu ngo bakandungika iwawa urishima Shaba ariko iwawa wanavayo basi uzi n'imyuga tugashinga teri wanabaza umusaza asa umwuga ntago wawigira kuri teleje undi ko nagiye kugusha nuko namuciyemo igihara asa ubundi Shaba reka nkubaze ubwenge bwawe bukora ari uko babucometse cyangwa bakamubwira Shema nyine banzureke nkubaze akizina niryo muntu Shabani n'ibintu byose ukoze webyo nta kintu na kimwe urakora ngo kibe kizima ntago nenda gusubira ibyaro bakinda bagaramye wakinda bubitsinda ntago nenda gusubira ibyaro okay Shabani rero udakeneye gusubira ibyaro ngambwira tugiye kubaho gute mu mujyi wa Kigali akoshe muzi n'ikindi ntacyo nzi yo nza kuba nkizerega mba nagikoze ese waritse tukajya gukora igikomvayeri Shabani ukora igikomvayeri ejo uziba urufunguzo utwara imodoka y'abandi utayize noneho badufunge tweze tuzigiramo akazi wa muhungu Nyabugogo kubizi aho Rwanda rugeze hari abakomvayeri bakibaho analogue ndetse dukora iki Nshaba dusubira ibyaro urana mukecuru wawe n'ubundi nta mazuba birasigaje iriya mirima y'ibitoki nitwe tuzasigara tugira ute tuyisarura tunayihingisha kuki ibyaro rero niko kabi none se umukobwa w'abandi navuyo nteye inda ibyo bintu mba nabyibagiwe gutesha abana bose uri ni imyaku
ni Kigali ubu ngubu wasanga ari wamaze gutera inda. happy gusa yarambwiye ngo yabuze imihango Denise. Shaka ubundi kukinamenyanye nawe. Kukinamenyanye nawe. Unka wanyizinzeho unyizingaho. Waruzi n'ikindi. Shaba. Umva nkubwire mwana. Asubaretse kwivumbura. Nusura shaki. Inama zawe nazumvise ubwo nanjye kugira inama. Okay, zawe noneho genda. Niba wumva udashaka kunywa, genda. Mbashaka ibarebe. Washaka mu diaspora sishaka ibyo bivuze iki? Ko n'umuntu arimo kwishaka nazo kibana. Mba nabyishimo nabyo wagira ibyishimo wibana mu nzu yawe wenyine. Umva tibarere umuntu se cyaza amafaranga bahari amafaranga arahari ariko se kugira amafaranga utishimye nta muntu umwana mu nzu ari ukwibana wenyine. Amafaranga umuntu yari afite akiri no mu rugo reka ariko hari ikindi kiba kibura. Hari ibintu umuntu aba akeneye reka none se ntabwo umuntu aba yavuye mu rugo agiye gushaka gukurikiza ayo mafaranga. Tibarere nyine umuntu aba afite irungu aba akeneye n'umuntu umuganiriza kandi ku muntu mutari kumwe yewe biba bigoye ntabwo biba byoroshye kuvuga ngo umuntu arahari mutari kumwe nyine sinzi ntabwo wowe wabyumva. Urebye ino sosiyete hari ikintu ikeneye ubundi kuba umukire no kuzana solution y'ibibazo biri muri sosiyete kandi njye nicyo ngiye gukora ubu tuvugana njye ndi kuvuga ndi kubara za miliyoni wenda miliyari sindagira ngo ni miliyoni muri uyu mushinga ngiye gukora. Ngambwira twumva umushinga. Okay. Bamaze kubona ko nyina minsi abana basista bacu bana bakobwa bari gushaka abantu bafite amafaranga. Akenshi ugasanga baguye mu diaspora. Diaspora tumaze abakobwa beza. Ikiwara kibo ndakumva mbwira. Aya mazu yose n'imidugudu ya Kibagabaga ugeze Agasogi ugeze Rusororo ari house ari nyine imidugudu myiza. Habamo abakobwa bashatswe n'aba diaspora kandi aba diaspora bakabasiga bakajya gushaka amafaranga n'ubundi i Burayi. Abakobwa tuvugana ubu bafite irungu. None se ibyo byo kuba barashatswe n'aba diaspora naho ngo batuye za Nyarutarama na hehe bihuriye he na projet ugiye kumubwira gusha ku ntego? Yereka mushe ku ntego. Abakobwa bafite irungu kuri rwa rwego utabyimvisha. Ibaze nko gusiga nk'ubateye muteye nk'inda agahita yigendera umugabo akazaza umwana agenda. Ngire nicaye mbona igisubizo cy'ibyo bintu. Ndavuga ati washinga company nkashaka abasore beza b'inkorokoro bameze neza bakoze siporo bitaho bafite discipline azindimi buri kintu cyose bakizi bashoboye. Giye gushinga company ya security se bajya babacungira umutekano. Azore nawe wumva utinze umva nka save. Wowe nyumva neza bitonze. Abo basore akaba ari abo kumarira ngabo bakobwa abo bagore nako. Guteze. Nyine ko bamarira ngo mu buryo bwose uwo mugore yifuza. Ubwo umugore yazana amafaranga tukamuriza umusore yifuza yashimye and then akamugoza icyo ashaka. Ariko hakabamo n'amakondisiyo dandi utuntu dukondisiyo twa ntarumva neza ngo ntuyungurure ariko nashaka mu igitekerezo kizima. Niba numvishije neza ufite umushinga wo gushinga company yo kuba yo gucuruza abasore bakajya bajya bakora abo bagore batafite abagabo babana abagabo bagiye hanze. Niho bakajya baza tukabereka abasore dufite bifuza bakaba bamaranye igihe. Mu magambo make mu mvugo y'iki gihe tubishyize mu magambo yumvikana urashaka gushinga company y'abapfubuzi. Ubwo mvura umufubuzi abapfubuzi mane n'ibya bikecuru kandi baravuga n'ibintu bitaramera igihe n'abagore ariko ibyo abapfubuzi bakora ni ibyo nabo basura ushaka ko bazajya bakora. Ikibazo n'ubyitukura bunyandagarije company. Urashaka gushinga company y'abasore bazajya bajya kurongora abo bagore badafite abagabo babo bana abagabo babagiye hanze. None se mu mvugo nakoresheje ntiwabyumvise ko ushaka kuvuga mu mvugo imeze uko nguko. Mike, are you crazy?
rero iyo umuntu ashaka gutera imbere ntabwo bimuca intege. ubu muri iki gihugu turimo waje gusanga ko imirimo yose irimo nta kindi kintu wakora atari gukora ibyo bintu. Ibyo se bifitiye imirimo undi murimo twakora. ubu se wabuze kujya gushinga kampani y'ubwubatsi ngo ushinge kampani y'ubwubatsi se nzasumbye abana bashinwa n'abana baturikiye bari hano. why not utabasumbye ako Mike? Reka nkubwire ibyo bintu ushaka gukora uzi risike cyambere nta gishoro kirimo nzagenda gutanga, nta gishoro, nta mbaraga nyinshi bizansaba, usije kwandikisha kampani gusa nta bindi. mbese ingaruka zizavamo uzazirengera izi nyine nubwo niba nshaka kuzashiramo utuntu tudukontra tumeze ukuntu udukondisiyo ku uburyo iyo projet wayimbwire kamusobanurira. Abo bagore ushaka gukorana nabo muri iyo mishinga niba mukabateriwemo inda, izo nda zizagenwa gute? Ese nibaramuka ahanduriwemo indwara bizagenda bite? Ese waba uzi neza yuko ibyo bintu ushaka gukora by'umwihariko mu muco nyarwanda bitemewe? Urabizi ko ubwo ari uburayi n'ubusambanyi n'ubwomanzi. Tureke mu by'umuco no mu gihugu turimo, tujye no muri leta. Waba uzi neza yuko gukoresha ishimisha mubiri mu nyungu za bamwe na bamwe muri mwebwe ari icyaha gihanirwa n'amategeko? Tuzatwabyumvikanyeho bro. Iyi kampani nta kintu cyambuza kutayikora, niyo ntiyagashinga ushaka kumfobya. Bivuze ngo n'ingaruka ari gusobanura ushobora kuba wahurira mu nazo. Izo ni uzi ko ushobora gukatirwa imyaka itari munsi 25 mu gihe icyaha cyaba cyamufashe ku ngufu. Amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Bro, niba ufite ibitekerezo bimeze gutyo ntuzongere no kumumagara n'undi munsi ugiye kumbira amateshwa nayo ngaho. Banzi biterambere gusa ntuzansabeho. Ikintu nashaka ko dukorana ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu mu basore bose nzi inshuti zanjye rimwe nizeye nkahamagara. Ariko ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva neza. Reka mbigusobanurire. Sinzi kabisa. Yewe ndashaka ko mwitegura mu buryo bwose ibintu bijyanye n'akanyarigabo mukamubasha. Wiseka ni business. Yuzuye dusekanye mu gihe bya business. Ibintu bijyanye n'akanyarigabo ugomba kububasha. Uri kumva nawe? Nandi kukumva cyane. Ugomba kuba ari wa mugabo wa atari wa minute man, wa mugabo nyine ushaka kubyimba isaha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri tugomba kuba duhora turi smart. Icya gatatu kuba tuzi kuvuga no kubwira neza duhora dusekera abakiriya bacu. Abakiriya bacu ni bane n'abagore bafite n'umuntu ababwiye. Ni ukuvuga ngo tuzadufata bano bagore bafite abagabo babo cyane cyane bano ba Despane bafite amafaranga. Tubere iki cyo tubamariye bo bishure dusinyane contrat amafaranga kwezi azajya bishure. Kenera ukuri kwezi aki. Ikibazo uburyo uri kubivugamo wagira ngo ni ibintu byoroshye. Ahantu uzi wari wabona abagore bicaye ku muhanda wenda baba bakoze umurongo bavuga ko bakeneye abasore. Bro, ufite ikihe kibazo? Cyangwa ni indaya tuzajya tugura indaya. Ntabwo nyine byumva. Indaya uri kubivuga mu vugo. Wagira ngo ngiye tugiye kwicuruza ku isoko. No, hari abagore hano hanze babaye bro. Kandi none bakiri bato. Mba boss reka ngo ngufashe. Sibyo? Bro, ibintu byose ujye ubizana mu itiko. Ibintu byose ubyegeza umugabo. Ni mufite mushaka akazi. Aravuze ngo hari abagore baba bafite abagabo batabitaho cyane. Okay, tukiraho. Nta muntu no muzi muri kayiti wanyu cyangwa se hafi wanyu yashatse umugabo akabeyerera hanze. Lot of women ndabazi cyane. None abagore babaye gute? Ntibakeneye kwitabwaho. Ako muzi uretse no kubikosa ari n'icyaha kujya kwinjira mu rugo rw'umugabo n'undi mugabo. Muze wotifa nyine aramutse aje. Asa wabatekereza ubuzima umaze iminsi n'uburibwe uri kwikaranga hano hanze warabuze n'igihumbi bro. Ariko kubura igihumbi no kujya muri risk nk'izo ngizo zo kwinjirira ingo z'abandi. Reka musozi kuri cyo gufata. Iyo gufata muri contract tugomba gushiramo ukana. Umugore tugomba mufashwa. Cyose tugafatwa. Umugore agomba kubaga kwifasha. Ikindi umugore agomba kumekera shuwa ko umubano utagomba kugira iki kujya nyine cyane ku buryo umugabo yagira bimenye. Hanyuma se ku kijyanye
n'uburwayi wenda izo nda wenda Aha. ibyo bintu byo Aho rero. urumva ibyo aho mu bintu muri gutekereza n'ibintu bya hafi gusa. ase wagiye wumva Mumbwirire yumva. ubundi ahubwo mwe mu nyumve Nyende kajye mu gusobanurira ko ni umushinga narabuzima ni wantwaye igihe kinini. Uyu mushatsi uri kugenda kubera umushinga. Ntabwo ashaka kuwupfobya mu mitima mirire. Haza dufite hano mu mafaranga bazajya baduha. Hazamo agapima inda, hazamo agapima sida, biya bintu byose. Noneho nashaka mukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Muzabanza mwipime hagati yanyu. Kandi nubwo twe bazajya twishura ngo tube ibikoresho byabo. Kuri iyo ngingo ko na imibonano idakingiye muzajya maze mwumvikaneho mwembe apana nka kampani mwembi. twembi None amafaranga niko azahita zawe. ngende uwo mukwiye Yego. Niko amafaranga none ahitagira iki? ahubwo bose turatangira ryari aho wajya ugira ubwenge ase ufite icyo kibazo wajya ugira ubwenge uzi risiki urimo ariko wumve ize risike ufite icyo kibazo ariko wajya utekereza kuba tudafite amafaranga tumeze Bose. uko tumeze uku tubwire ngo Okay, murimo cyane murimo. cyane Kampani yacu bayita Umumararungu Company Limited. Tugomba kumayinga bari abantu company limited ariko se Shabana oh wasaze wakugendekeye gute my goodness bro comment ça va Shabana meze neza kuri kugenda niho nisi njyewe numvise ibintu biri guhondagura inzu ntibaza ibyo bintu nzize ngo ni igisambo cyane mazindukiye mu gasiporo none se ibintu bya siporo ko atari ibintu nsanzwe nkuziho byakugirishije gute urarwaye se Amakuru ufite? twarikiye harya sinari nguhamagaye nijoro ra wamamagaye ariko ntabwo twabasha kuvugana nari ndi mu kazi kenshi se mpamvu nabonye akazi kasigaye kansaba siporo ubu uri munsi mu gatondo numva ngusakuriza uzajya umenya ko ndi mu kazi ugiye kujya utoza muri gym se oya kariko kazi nzi kasaba ko umuntu bisha hano hari umukire wampaye akazi dore imyaka nari maze i Kigali bro narakubiswe agataho nyine mushara wa mbere tuzaba mwe nurucyabana we humura nese nakazi kameze gute dore urabona twiganiraho bwa mbere yarabinsobanuriye ndabyumva vuba vuba nakagenderanye se akazi se buno kunzi kutiza ngo ragize muri make no gushimisha abagore babibana ugiye kujya ukina ibintu bya comedy ya comedy sisaba siporo bro nta rukundo usanga umuntu wenda sinzi gusa nyine nsobanurira abantu mve neza uko niba kubashimisha muri bwa buryo bwa kujya ubasambanya Shabani iyo umuntu mukuru urenze imyaka y'ubukure yemeranyije gukora imibonano n'undi muntu mukuru nawe uyirenze ntabwo bita gusaba ubyita iki ugushimishanya muri make akazi wabonye ni ukujya ujya gushimisha abagore ugiye kuba umupfubuzi we ntabwo unijya mu mutwe bro kandi ko gupfubuka kazayemo gute ko mba rero mubwirisha abantu sibyo ibyo bintu byo kujya gusambana n'abagore ni ibintu bibamo imyako umenye ko bitazagusiga amahoro Dani kukureba sha uburyo uba wigize Yosefu mva shabaka ngo tuve muri joke ese wari uzi yuko biriya bintu by'ubusambanyi bigira ahantu bihurira n'imyuka ya muntu wari uzi ko ari ahantu bihurira wari uzi yuko imivumo n'ibintu bya karande biba mu bantu bigenda bikururana gutyo iyo habaye ibintu byo kujya mu bintu by'ubusambanyi
ese bro waretse kumbweza ko mperuka ejo bundi twigana ubaye pasiteri undi wowe njya gusiga manza kumurinda mva mubwire shabari ibyo bintu ugiye kwishoramo icyo bizagusigira umva mwana njyewe ntabwo ndi kumwe nawe umva mwana sibyo ujye kubireka se byo wamenye boro za mwana utangiye no kundakaza bro icyo nkubwiye nuko umubwiye ngo iki wamenye boro za ibyo bintu ubyitondere sibyitondere harika abantu bose babaye cyanditse ndaye busa kangahe nta kintu amariye nyana y'imbwa yirirwa ikaranga amafi. Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nikwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Jumva umurere diwa ni bisanzwe wowe igihe cyose uzajya sibyo bamwe baje bikunze kapari yo namaze gushinga ntacyo yihagarika n'ubuse bawe sinzi impamvu kugeza muri aka kanya utarimo kumva ibintu gusobanurira. Si ni ibintu kumwe gusije kunshira business urimo mani iri mu risk kandi mbi cyane ku buzima bwawe. Ndetse ku buzima bw'abantu business iri mu risk. Umuntu yiraze itaje agakora nta kintu kitagira risk. Umushoferi n'abamugongo nta kintu kitagira risk, ariko haba risk z'umurengera uzi nizo gize ushaka kwishora. no risk no gain. Okay, gare rugumana gahunda zawe ujya kubicora kuko ngewe ku giti cyanjye yewe nzi ingaruka mbi cyane kandi ziri. Simusabye nguze ngo umukozi wanjye, simusabye nguze kuba ikindi kintu byanjye. Umukozi wawe wewe undi gutinya risk, simusabye kuzajya kuguza n'undi mugore wenyine. Kucyo wisariye wakemeye kaza neza kubantu nabyita kubaniza babaguruze ndabizi kuza abagore benshi bafite ikibazo kurusha nyine abamenye. Kandi urabizi mu bintu business biragoye ko nayamamaza. Ibintu bisaba ko dukorera mu ibanga kugira ngo tubone abakiriya bacu bamenye ko bari safe. So mwafashije niba business ushaka gukora nawe ubwo ufite ubwoba kuko waya ni kuri safetyness y'abantu y'abakiriya. Nta mukiriya yazangwaza kugura umuntu kandi abizi ko bizi. Niba like listen to me. Nta muntu n'umwe ushobora kuba ntashyigikira ko yagira ibyo dukora. That means n'abantu banjye nta muntu wanjye nakohereza muri ibyo bintu. Ejo bundi atazagira ingaruka ahura nazo akaza kuba inshinga ngewe. wenda ruriminzi abanyuze tuburezaho n'amafaranga. Umukiza yuzanye muzamuzanye umwira se muzamuha ku buntu yazatugenera nanyiza ibyo mugenera. Uko amafaranga yazanira n'uko ariko kose ntabwo natuma izina ryanjye rijya mu bintu binyangiriza izina. Imana bagiye gufungura hagaruka ufunga ibitekerezo by'abantu ba kera mwiziritse ku bintu bidacika mu muco. Ibyo ni ibiki? Umuco abantu baraye ubusa. Iyo biza kuba ari umuco nta kibazo ugiye kuba bifite means. Okay, ariko ikirenzeho bino bintu ntabwo bishingiye ku muco gusa, bishingiye no kuri leta, kuri government yacu. Amategeko twanyije n'aya amategeko yo gushakira indonke mu buzima bw'abantu. wari gute Yesu uko mute gucuza dubacuza gute? Nire twashuje
none uri gushaka ko umuhereza abantu kumaze uri gushaka umuhereza abantu umuze nawe mu marirungu mbakure mu bwigunge mbakize niba rutazi mbese wowe kuki ubazanga ukabaganiza niba utazi agasobanuro ko gucuruza abantu nawe urabacuruza nibyo ngibyo ushaka gukora nawe urabacuruza ibyo ushaka gukora nawe urabacuruza kuko abaza hano bose tuvuze ngo babaje gucuruza Mike, kuki utatekereza mu buryo bwagutse? Kuki uri kurebera business yawe urimo gutekereza mu kwezi kumwe mu mezi abiri? Ntutekereze mu myaka iri imbere, imyaka 5. Ese ibaze nk'abo neza ko zahageze. Niyo mpamvu ushaka kwishora mu by'ubunyi byose usamwe uyu munsi bro. Tuwe umunsi ntazafisha. Idore. None ntacyo ufite nta mfite najya kwamamaza muri business yanjye kuko nawe ni isoko. Wowe ni umunzi wangeza ku bagore benshi. So turafatanya ibikorwa none. How? muri kamuzinje zose twateranije izagiramo pourcentage kugenda urumva naguhangara utikunze gukora nanjye bazaba ku ruhande Mike, ko numva iyi business yawe giti gishyika Giki yaikawa message gross hapana net gross 30%. Segayende bazava handi 30%. Ibintu kugira ngo niba ukeneye yuko nza kuba partner wawe muri ibi bikorwa. Kondisiyo ya mbere iravuga ko iyo umaze gushima umuntu umusore washimye ikintu cyane kikurikiyeho kwipimisha uko muhagaze kugira ngo umenye mwese uko muhagaze utagira wenda uburwayi runaka muzanduzanya. Kabiri, gukundana ntibyemewe. Iyo waje mu gukunda wenda ukamukunda ukadukundira umukozi wacu hari kosiyo ugomba gusiga hano. Ntabwo umuyisiga ngo nuko umukunzi urayisiga mu gihe umukunzi amafaranga tuba twayajyana. Muri make gukundana ntabwo byemewe. Niyo mpamvu twashyizeho amafaranga kugira ngo mutinye n'akazi. Ikindi, umwanzuro iyo mwamaze gushimana byose bigeze aharyoshye mwembi, si kampani iyo ibigena mwembi, wowe n'umusore mwashimanye ubona ko washimye nimwe mugena nimba mwikingira cyangwa mutikingira bitewe nuko mwasanze muhagaze kwa muganga cyangwa se mwabyiteho mukabikora mwabwikingiye. Ikindi, urugo rwayo nusenyuka ntibizatubazwa. Nta n'umwe mu bakozi bacu yiteguye kuba umupapa, bivuze ngo ibyo gutwara indabyo nta bintu. Iyo yinjijemo umwana avamo cyangwa se tugasesa amasezerano. Ushobora kwishyura amafaranga y'ukwezi ariko bati njye mu cyumweru nzajya mukina amasaha. Ushobora no kwishyura amafaranga bitewe n'ayo wishyuye iri classe ati giyewe umwasi nzo mushakira nzamubona. So ni bizategwa n'ubushobozi bwanyu. Ikindi, hari tukuroze tumwe tugenda dutuma amafaranga azamuka. Aya mafaranga yazajya azamuka bitewe n'iki? Mu gihe wahisemo wenda nko kumukeneye ijoro kenshi, ijoro bizahita bigoye, amafaranga agomba kwiyongera. Sinzi nimba mwumva ibintu bibafavoriza wenda mukaba mwumva mugikomeje.